umuntu wese witwa umukristo iyo atari mu mwanya wo gusenga ashobora guhura n'ingorane zikomeye mu by'uru rugendo rujya mu gihugu cyo mu ijuru. Ni ngombwa nk'uko ifi itungwa n'amazi niko n'umukristo wese w'ukuri atungwa no Turabasuje mwese abakunzi ba Urakenewe TV. Ineza y'Imana n'urukundo rw'Imana nibane namwe. Dushimiye Imana iduhaye umwanya mwiza kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Nkuko bisanzwe muri kumwe na Nzakurimana Jean Baptiste kuri Urakenewe TV. Hanyuma uyu munsi ntabwo ndi njyenyine ahubwo twabazaniriye umutumirwa. Turi kumwe n'umukozi w'Imana Abubu Moise. Reka musabe abasuhuze hanyuma mumwakire hanyuma tuze kuganira. Ndabashubuje mu izina rya Yesu muraho mwese abakurikiranye cano. Yesu aguha umugisha Moise. Ndagira ngo ibintu turi buganire twifashishije isengesho tubanze dusenga Imana, tubwire Imana itubere umuyobozi muri iki kiganiro. Mana data mu izina rya Yesu, izina risumba yandi mazina yose turagushimye kubw'aka kanyu duhaye. Turasenze kugira ngo umucyo wawe urasire ubugingo bwacu ntabari twebwe ahubwo izina ryawe abari ryo rihabwa icyubahiro. Ninginze mwuka w'Imana ngo atubere umuyobozi, ibiganiro byacu biyobore, ubihire, utubere ingabe dukingira kandi usohoze imigambi yawe kuri twe none n'iteka ryose tubisabye Imana mu izina rya Yesu. Amen. Moise, tubanje gusenga Imana kugira ngo ituyobore muri iyi gahunda turimo y'ikiganiro. Iyo bavuze gusenga wumva iki? Iyo bavuze gusenga numva kuganira n'Imana. Hanyuma umuntu aganira n'Imana ate? Umuntu aganira n'Imana mu buryo bw'isengesho nyine nk'uko twabivuze. Yego. Ahanini uyishyikiriza ibyifuzo waba ufite, uyibwira ibikubabaje. Yego. Mbega ukabwira Imana nk'uko wabwira umubyeyi, ababyeyi batubyara. Imana nayo ni data wa twese. Ese birashoboka ko wagira uburyo bwo kubwira Imana ibikuri ku mutima utaramenyana nayo? Birashoboka cyane ko abantu bose iyo bimucanze avuga Imana kabone nubwo yaba atayizi ariko arayisaba kandi Imana irumva. Uti abantu bose barabyemereye kuba bavuga Imana cyangwa se basaba Imana kabone nubwo baba batayizi niyo bibacanze baravuga ngo Imana niturengere. Wadufasha ukabwira abateze amatwi Urakenewe TV uburyo bwiza bwo gusenga? Karibu. Uburyo bwiza bwo gusenga ni ugusenga Imana ari kuyizera uyiringira, warayakiriye mu mutima wawe. Imana idufashe cyane. Ubwo nibwo buryo bwiza bwo gusenga, ni ugusenga iyo umuntu azi icyo ni cyo Imana ishaka, ukayisenga mu mwuka no mu kuri nk'uko Yesu yegeze abibwira umusamariya ngo dore igihe kirageze abasenga data mu mwuka no mu kuri bene abo aribo bagira gute bamusenga. Hari abantu rero basenga Imana ariko ntibayisenge mu mwuka no mu kuri. Bene abo rero badasenga Imana mu mwuka no mu kuri ni ba bandi bayisenga bayibangikanya n'ibigirwamana, bayibangikanya n'ubusambanyi, bayibangikanya n'ibyaha. Abo ngabo ntago bayisenga mu kuri, ariko abamaze gutandukanwa n'icyitwa icyaha nibo basenga Imana mu by'ukuri. Imana ishimwe cyane. Amen. Urakoze. Uvuze inshamake y'abantu basenze cyangwa se uburyo bagomba gusengamo. Ndagira ngo abateze amatwi Urakenewe TV ubasobanurire ubuzima busenga, imibereho yo gusenga, imbaraga zo gusenga n'umumaro wo gusenga n'icyo umuntu usenga akwiriye gukora kugira ngo nibura barushaho kumva umumaro wo gusenga icyo ari cyo. Karibu, uyu mwanya no wanyu. Hanyuma bakurikiye Urakenewe TV mutega amatwi mukurikirana umukozi w'Imana abageze ijambo ry'Imana kubigendanye no gusenga. Imana igumugisha. Murakoze cyane. Bundi umumaro wo gusenga ndagira ngo mbatangarize, wenda reka ntanga urugero. Buriya ifi itunzwe n'amazi, ni ukuvuga ngo amazi adahari ifi yapfa. Uko niko umuntu wese witwa umukristo iyo atari mu mwanya wo gusenga ashobora guhura n'ingorane zikomeye mu by'uru rugendo rujya mu gihugu cyo mu ijuru. Ni ngombwa nk'uko ifi itungwa n'amazi
niko n'umukristo wese w'ukuri atungwa no gusenga, kuko gusenga birimo imbaraga, gusenga bituzanira kunesha, kandi gusenga ni imwe mu ntwaro zirindwi Pawulo yavuze. Pawulo yaravuze mu ntwaro zirindwi, yaravuze ngo nimusengeshe umwuka iteka mu buryo bwo gusenga no kwinginga. Imana idufashe cyane. Ndagira ngo mbatangarize ko iyi si irimo Satani, iyi si irimo abadayimoni, iyi si irimo ibirwanya abagenzi, cyane cyane abubaha Imana. Nta kindi rero twahawe, nta yindi nzira yo kunesha ibyo byose uretse kwinjira mu mwanya wo gusenga, ugasabana n'Imana, ukayisaba ukayinginga, Imana ikaza ikabana nawe. Imana rero musabana ryari? Iyo urimo usenga mu kuri no mu mwuka, Imana y'amahoro nihabwa icyubahiro. Ndagira ngo mbatangarize, kera mu Edeni Imana yarazaga bakayibona bakaganira, ariko aho umuntu amaze gukora icyaha, Imana yatandukanye n'umuntu cyane. Ndagira ngo mbatangarize, Imana yaje kongera gusabana n'umuntu binyuze mu mwana wa Yesu Kristo, ariko ntabwo iciza nka kwa kundi mu Edeni. Kugira ngo twongere dusabane bisaba kugira ngo twongere duce mu mwanya wo gusenga no kuyinginga, bityo tukumva turimo turagira gute, turasabana n'Imana. Imana ishimwe cyane. Reka ngaruke mvaho ngaho rero, gusenga ni ngombwa ku muntu wese w'umukristo. Ndagira ngo nkutangarize, ntiwanesha Satani udasenga. Ntabwo ushobora gukira. Hari indwara zikira kubera ko abantu basenze, hari ibibazo bikemuka kubera ko abantu basenze, hari intambara zirangira kuko abantu basenze. Turebeye ku batubanjirije, tubona Eliya yabayeho mu buzima bwo gusenga, abaho mu buzima bwo gusenga. Imbaraga yagiye agira yazikomoye mu gusenga, gusabana n'Imana. Imana idufashe cyane. Ndibuka igihe ingabo zamuteraga zije kumujyana, yavuze ijambo rikomeye, haravuga ngo nimba ndi umuntu w'Imana, umuriro nuve mu ijuru batwike. Izo ni imbaraga zo gusenga. Ntabwo yari gukira ruriya rupfu atanyuze mu gusenga. Imana ishimwe cyane. Tukongera tukabona abandi basenze, ni Abayuda ubwo Hamani yarabahagurukiye yabagambaniye, yashyizeho impapuro zivuga ngo bicwe. Kandi Hamani yari umuhanga, yashakishije buryo akoresha icyubahiro yari afite icyo gihe, titire yari afite icyo gihe arayikoresha, ndetse n'umwami nawe arabyemeza. Ariko Abayuda babona ko birangiye, ariko binjira mu gusenga. Muri uko gusenga ibyari urupfu byahindutse ubuzima. Imana ishimwe cyane. Ibyari impapuro zibica byahindutse ko bagomba kubaho, ariko binyuze mu rwego rwo gusenga. Imana ishimwe cyane. Kandi gusenga kwatumye Hamani umwanzi wabo agira gute, apfa. Imana yo mu ijuru nihabwa icyubahiro. Abisiraheli barangije bagira gute, babaho. Imana ishimwe cyane. Tukongera kubona umugaragu w'Imana Yehoshafati, nawe yanyuze muri ubu buzima bwo gusenga, ubwo yabonaga igitero gikomeye cy'urugamba, abona ku rugamba nta yindi nzira, nta kindi cyerekezo, arangije yinjira mu mwanya wo gusenga, asenga Imana. Twongera kubona Yehoshafati abona intsinzi kubwo gusenga. Imana ishimwe cyane. Twongera kubona umugaragu w'Imana Hezekiya ahanganye n'uwo bita Senekeribu. Senekeribu uyu nguyu yamwandikiye urwandiko rumusebya, rumubwira ngo ibyo yishingikirije hazabisenya, izo mana azazimenagura. Arangije avuga amagambo akomeye ngo azamunywesha inkari, narangiza amurishe n'amabyi. Ako kari agasuzuguro gakomeye yari amusuzuguye. Ariko tubona amubwira ngo kandi ngo nizo mana wishingikirije ngo urabitse, njyewe umwami Senekeribu nzazimenagura. Mu by'ukuri Hezekiya yari yishingikirije yari Imana yo mu ijuru. Arangije ajyana urwo rwandiko yereka Imana, arayibwira ati reba, yanakugereranyije n'Imana zimenagurika, kuko ni we niringiye, ntabwo niringiye ibibumba. Imana irabyumva mu buryo bwo gusenga, iramanuka yohereza ingabo zayo zo mu ijuru zitagaragara, ziraza zihangana n'ingabo z'umwami Senekeribu, zizica ijoro ryose. Bwakeye mu gitondo ingabo zarangiye. Abo ni abantu basenze. Imana ishimwe cyane.
nawe ndakwinginga kugira ngo ube mu mwanya wo gusenga, utindane n'Imana mu buryo bwo gusenga. Imana ishimwe cyane. Hari igihe dusenga ugasenga ibyo usengeye ako kanya ntibite ko bikoreka, birashoboka, ariko ndagira ngo nkutangarize wicogora. Imana ikorera igihe nubwo itahita kubikora, ariko yumvishe muri uko kumva ibifite ikintu yenda gukora. Imana ishimwe cyane. Imana y'amahoro ntihabwa icyubahiro. Ntabwo ushobora gusenga nonaha bikaba bikagaragara ugahita kubona inyishu y'amasengesho, ariko ushobora no gusenga ako kanya ntibite ko biba, ariko Imana ikorera igihe. Imana igisubiza amasengesho. Imana ishimwe cyane. Tubona Aburahamu yari umwe mu bantu b'abanyabubyutse uvugana n'Imana, nawe yarasengaga, kandi uko asenze Imana ikamutabara, kandi uko asenze Imana ikamurengera. Imana ishimwe cyane. Tubona Yakobo yinginga Imana kubwo umugore utabyara, Imana irangije igira gute? Iramusubiza. Nawe hamwe n'ibikugoye, hamwe n'ibikuzengurutse, senga, Imana izagutabara. Umumaro wo gusenga nta wundi nuko dusenga Imana igasubiza. Yaba Imana idasubiza amasengesho, ntabwo twaba turi kuvuga ku kintu bita gusenga. Izina ry'Uwiteka nirihabwe icyubahiro. Kandi tubonye abantu babigiriyemo ingaruka nziza cyane. Imana ishimwe. Nanjye ubabwira gutyo, hari ibyo nagiye mbona kubwo gusenga, nashatse kubwo gusenga, njya kubwo gusenga. Imana ishimwe cyane. Akazi nkora ni kubwo gusenga. Izina ry'Uwiteka nirihabwe icyubahiro. Senga utanze ingero z'abantu basenze, bigera naho wigaruka uravuga uti nanjye nashatse nasenze. Noneho ndagira ngo ukimara kuvuga ku bigendanye no gusenga, ni gute umuntu asenga. Noneho ubu tugiye kuvuga ibintu ushobora gukora kugira ngo umunyamasengesho nyawe cyangwa se asenga Imana yumve, kuko abantu bashobora gusenga ntibumve kubera uburyo basenze. Ni gute wasobanurira umuntu gusenga agasenga ku buryo Imana imwumva? Urakoze cyane. Uburyo bwa mbere bwo kugira ngo wumvirwe n'Imana mu buryo bwo gusenga ni ukwihana, kwitandukanya n'ibintu byitwa ibyaha. Ubundi buryo bwa kabiri ni ugusenga Imana ariko uyizeye. Ibyo bintu bibiri bishobora kuguhesha gusenga Imana kandi igasubiza amasengesho. Urakoze cyane. Utanze ingero zumvikana kandi zifatika. Kubanza kwihana, wamara kwihana ugasenga wizeye ko ibyo bishobora kuzana igisubizo. Hari amagambo naje gusoma muri Bibiliya nshaka kugira ngo umfashe gusobanukirwa, kugira ngo n'undi muntu wese unyura mu bihe bimeze nk'ibyo mu bigendanye no gusenga amenye uko yabyitwaramo. N'amagambo nasomye ngiye kuyasoma, hanyuma uze kuyatubwiraho n'abaduteze amatwi bagira ukuntu babyumva, kuko impamvu dukwiriye gusenga noneho n'uburyo dukwiriye gusengamo. Nibyo gusenga ni byiza, ariko se dusenge duti? Gusenga birakwiye, ariko se bikwiye gute? Niki buri muntu asabwa kugira ngo asenge ku buryo butuma Imana imwumva? Igitabo cy'umuhanuzi Yesaya igice cya 58, dusome duhereye ku murongo wa 3. Hari ikibazo abantu babajije. Aba ni abantu bari barasenze, noneho bari barasenze kuko nawe usenga umaze igihe wibaza ibibazo. Wowe udukurikiye umaze igihe usenga, ariko hari ibibazo wibaza. Ngira ngo dusubize muri iri jambo ku bantu basenze kandi bakomeje gusenga, twumve ikintu gikenewe kugira ngo gusenga kwacu kugire impact kuri twebwe ndetse no ku bacu n'ibintu byacu. Murongo wa 3 turavuze ngo, ndetse barabaza bati, mbese gituma twiyiriza ubusa ntubyiteho niki? Niki gituma twibabaza ukabyirengagiza? Ni ikibazo bari kubaza Imana basenze. Niko wa Mana we, niki gituma twibabaza ukabyirengagiza? Ntibari bababaye, ntibari bakomerewe kandi basenze. Kandi nawe niko umeze. Nawe reba amasezerano ufite n'imyaka yamaranye. Ibuka ukuntu ubwira Imana ati, Kanyarira hari ibyo wambwiye, Kizabonwa hari icyo wambwiye, Samatare hari icyo wambwiye, aha n'aha hatandukanye ufite uburyo wagiye uvugana n'Imana, ariko none uri kuko iwe wibaza ngo niki gituma nsenga sinsubizwe? None wumva ukuntu Bibiliya yavuze. Bibiliya yavuze ngo, mbiterwa nuko ku munsi wanyu wo kwiyiriza ubusa muba mubonye uburyo bwo kwinezeza ubwanyu, mukagirira n'abakozi banyu bose. Aya magambo arakomeye. Ndagira ngo munkurikire bene baduteze amatwi.
mbiterwa n'uko umunsi wanyu wo kwiyiriza ubusa muba mubonye uburyo bwo kugirira n'abakozi bayo. Uzi ko hari abantu basenga umunsi wo gusenga, bategura ibihe byo gusenga, bagahagarika kurya neza ibyo kurya byiza, bakabibika bakazabyiyakiza basoza amasengesho. Abasigaye mu rugo barimo umukozi n'abandi bantu bari mu rugo bakabagiza ingorane, bakazongera kurya neza, ba nyiri urugo basenze bayasoje. Bene ibyo bituma Imana itakumvira, ngo kuko baba babonye uburyo bwo kugirira nabi abakozi babo. Umva ikindi kintu gikomeye, yaravuze ngo dore icyo mwiyiririza ubusa ni ugutongana no kujya impaka no gukubitana ibipfunsi by'abanyarugomo. Kuri ubu ntimukiyiriza ubusa uko bikwiriye, byatuma ijwi ryanyu ryumvikana mu ijuru. Umva ikibazo gikomeye, nubwo abantu basenga bakajya imbere y'Imana ntibakiyiriza ubusa uko bikwiriye, ntibagisenga uko bikwiriye, byatuma ijwi ryanjye cyangwa se ijwi ryawe ryumvikana mu ijuru. Niba dusenga uburyo butuma Imana yumva. Tumaze tugire gute? Tureke impaka, tureke gukubitana ibipfunsi, tureke guhangana. Abantu bahanganira mu cyumba, abantu basigaye bahanganira mu byumba by'amasengesho, bagapfa ubuhanuzi. Yavuze nabi, yavuze ibyo Imana itamubwiye, umuntu agahanura undi arakaye. Ibyo bigatuma iryo sengesho nubwo abantu basenze bahimbaje banahanuye, Imana itabyumva kuko basenze uburyo butuma ijwi ryabo ritumvikana hehe? Mu ijuru. Icya kabiri, yavuze ngo ugira ngo kwiyiriza ubusa nshima kumeze gutyo, mbese ni umunsi umuntu yibabarizamo akubika umutwe nk'umuberanya, akisasira ibigunira, akaryama mu ivu. Ibyo nibyo wita kwiyiriza ubusa n'umunsi Uwiteka yishimira? Hari ukuntu tujya twiyiriza ubusa, mwebwe mudukurikiye, umuntu akiyima ibiryo, akambara nabi, akajya mu gihuru, akajya mu buvumo, akigaragura mu ivu, akagaragaza ko yasenze. Ese koko ibyo nibyo twitwa kwiyiriza ubusa? Kwiyiriza ubusa Bibiliya ivuga ni ukuhe? Gusenga Bibiliya ivuga ni ukuhe? Kwibabaza kwatuma Imana yacu yumva ni ukuhe? Umva uko Bibiliya yasobanuye. Haleluya. Umurongo wa 6 yavuze ngo iki? Yavuze ngo ahubwo kwiyiriza ubusa nshima nuko mwajya mubohora abantu ingoyi z'urugomo. Yesu ashimwe cyane. Niba nasenze, niba wasenze, bohora abantu ingoyi z'urugomo. Reka mvuge gato kuri urugomo. Hari urugomo ruterwa n'ibyo abantu bagukoreye, hari urugomo ruterwa n'abantu baguhemukiye, hari urugomo ruterwa n'ibintu wagiye utekereza gukora byiza ukagira abantu bakubera inzitizi, abo bahindutse abanzi bawe. Mu gihe ubafite nk'abanzi, biragoye kugira ngo ugire n'ibihe byiza n'Imana byo gusenga utarababohora. Bivuze iki? Ntushobora gusenga utarababarira. Iyo usenze utaragirira abantu imbabazi, nawe nta mbabazi ubona. Bivuze ngo iyo nta mbabazi ufite, nawe ntiwemerwa. Kuko igituma wumvirwa nuko wababariye abantu. Yesu yavuze ngo iki? Nimusenga mubabarira abantu ibyaha byabo, nibwo namwe muzababarirwa. Niba utarashobora kubohora abantu waboshye, abantu wagizeho ibibazo, bakaba ari ibintu bikuboshye mu mutima, ntushobora gusenga ngo Imana yumve. Kugira ngo Imana ikumvire, nuko ubanza kubohora abo bantu waboshye. Icyo ni ikintu cya mbere. Icya kabiri, nuko guhambura ingoyi abantu ingoyi z'urugomo, hanyuma mukarenganura abarengana, kandi mugaca iby'agahato, kandi ukarekura ugatanga ibyo kurya byawe ukagaburira abashonje. Umva ukuntu bigenda iyo wiyirije ubusa. Ubundi tubwiza ukuri, wowe iyo wiyirije ubigenza ute? Wowe udukurikiye kuri Kamera za Urakenewe TV, iyo wiyirije ubigenza ute? Iyo wiyirije ubigenza ute? Kurekura ibyo kurya byawe ugatanga ukagaburira abashonje. Umva icyo Bibiliya ivuze. Ubundi mu buryo bwiza bwo kwiyiriza ubusa, niba wasenze, fata ibyo kurya wari kurya muri iyo minsi wasenze ubihereza abashonje. Niba utashoboye gufata amafaranga wari kurya mu minsi y'amasengesho ngo uyagaburire abakene, ntacyo wakoze. Dore abenshi bajya gusenga bakayazigama ngo bazarya ibyo byo kurya byiza bafunguye amasengesho. Ahubwo icyiza cyo gusenga ni iki? Nuko ufata ibyo kurya byawe ukagaburira abashonje, buryo uba wasenze neza. Niba utabikora gutyo, aho ufite zero. Bivuze ngo iga gusenga uburyo butuma Imana ikumva. Imana nihimbazwe cyane. Icya gatatu Bibiliya yavuze, ndagira ngo nacyo tugisome. Yesu ashimwe cyane. Icya gatatu yavuze ngo ukazana
abameneshejwe, abantu bameneshejwe ukabashyira mu nzu yawe, wabona uwambaye ubusa ukamwambika, ntiwirengagize bene wanyu. Hari abantu bavuga indimi nyinshi, banasenga cyane, banahanura cyane, ariko batikoza bene wabo. Bababona nk'ibyaha bakabona nk'abantu bavumwe, kandi ubwo barasenga. Niba ushaka gusenga, banza wite kuri bene wanyu. Icya kabiri, ufasha abakene, abambaye ubusa ubambike, uzaba ukoze umurimo mwiza wo gusenga. Umva ikizakurikiraho. Haleluya. Umva uko amasengesho yawe azumvirwa. Umurongo wa 8 havuze ngo maze rero umucyo wawe uzahera kutambike nk'umuseke, ubukire bwawe buzatoha vuba, gukiranuka kwawe kuzakujya imbere, kandi icyubahiro cy'Uwiteka kizagushorera. Imana nihimbazwe cyane. Umurongo wa 9 haravuze ngo maze nutabaza Uwiteka azagutabara, nutaka azavuga ati ndi hano. Haleluya. Niwikuramo agahato no gutunga urutoki no kuvuga nabi, nshuti zatuma duteza amatwi, nagira ngo tuvuga kuri iki kintu cyo gusenga. Birakwiriye ko gusenga kwawe ugushyira ku murongo Imana ishaka kuhagararamo. Nibwo uzasenga Imana ikumva. Nibwo ukivanamo iby'agahato, ukareka iby'urugomo, ukareka iby'ubugome, ugasenga ufite umutima ubabarira abandi, nawe uzababarirwa, kandi uzagira umugisha ku Uwiteka. Imana niguha umugisha, kandi Imana igukomereza amaboko. Mwene data arakoze kutuganiriza kubijyanye no gusenga, kandi n'izi nyunganizi duhanye nizituma turushaho kuba mu buzima busenga, kandi neza y'Imana ikabana natwe uko bukeye nuko bwije. Usenga ute? Gusenga bikumarira iki? Gusenga biguhindura gute? Fata umwanya wo gusenga, nibwo umucyo wawe uzahera kutambike, ubukire bwawe buzatoha vuba, Imana izakugeza ku mugambi wayo. Niyo mpamvu uzasenga ikakumva, nuko kuko wakoze ibyo ugomba gukora. Imana iguha umugisha mu izina rya Yesu. Reka umukozi w'Imana asengera abantu bumvishira ijambo ryitwa gusenga, nawe bige gusenga, kandi bakora ibyo bakwiriye gukora kugira ngo gusenga ko bukugere ku Mana. Imana ibaha umugisha. Mana data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye kubw'amagambo tumaze kumva kuri iyi cano. Fasha imitima yose yumvisha aya magambo, nk'abantu ba buryo bwo gusenga bukwiye, bahe gukuraho inzitizi z'uburyo butandukanye nk'uko tumaze kubyumva mu ijambo ryawe. Ugendere buri muntu wese, Uwiteka Imana, bijyanye n'iri jambo, akora icyo agomba gukora, ari uri kure ari uri hafi, kugira ngo gusenga kwe kugira umumaro. Urakoze kubyumvishe. Icyubahiro n'ikibi cy'Imana ku bwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Amen.